agaciro muri twe turangije tugukomera amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Ndashima Imana imbaye umugisha udasanzwe wo kugaruka hano mu Mukondo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nabibwiye nitwa Murenzi Theoneste, ndakishijwe nakiriye agakiza ku itariki ya 15 z'ukwa gatandatu muri 1995. Kuva icyo gihe ndashima Yesu ko ndasubira inyuma ndagerageza gutera intambwe n'imbere, Imana ikandinda ikabana nanjye mu buzima bwa buri munsi. Ndubatse, mfite umudamu n'abana 9, abana bacu ni bakuru. Nshimye Imana rero kubana namwe kandi nshimiye abayobozi banyu kuba bambaye umugisha kuramutsangira namwe ijambo ry'Imana. Nari mberuka hano mu minsi ishize bari kubaza mbere yaho mu masengesho yo kwiyiriza ubusa no gusenga. Uyu munsi nongeye kwishima cyane kuko nagarutse imyaka 23 mbikora buri mwaka. Imana imfashije buri mwaka ngira igihe cyo kwiyiriza ubusa iminsi 40, ngaca bugufi ngasenga Imana, ngayihamagara ngavugana nayo ngumva ikivuga, kuko namenye neza ko mu gusenga no kwiyiriza ubusa harimo imbaraga zidasanzwe. Haleluya! Kandi batagira n'ibiryo. Tekereza kutiyiriza ubusa kandi utagira n'ibiryo, cyangwa n'ikibazo gikomeye. Ariko abantu bafite ibiryo agaca bugufi akiyiriza ubusa kandi agasenga, kukaza imbaraga ziri mu kwiyiriza ubusa no gusenga. Yesu nashimwe. Ubu rero twe dufite gahunda yo kwiyiriza ubusa no gusenga isanganira kuri Pasika. Ni iminsi 40 dusenga Imana, twiyiriza ubusa, twinginga Imana, tuyitakira gihebure ubugingo bwacu. Kuko nasomye ijambo ry'Imana rirangira ibyo kurya n'inzira n'inda y'ibyo kurya, ariko byose bizagira ute? Bizatsembaho. Imana iturengere cyane. Munyanganire, iyo ntabwo ariyo ntego mfite, nuko kari gaciyeho, ariko ni ngombwa ko nako tukavuga, kuko twamenye neza ko hari abantu baba mu itorero ariko batazi imbaraga zo gusenga, batazi imbaraga ziri mu kwiyiriza ubusa. Ugasanga umuntu ni umuyobozi wa korali, ni umuyobozi w'itorero, kuwa mbere akarya, kuwa kabiri akarya, kuwa gatatu akarya, kuwa kane akarya, kuwa gatanu akarya, kuwa gatandatu akarya, no ku cyumweru akarya. Ariko yarangiza akaza akayobora indirimbo, akaza akayobora itorero. Najyaga kumubaza ngo mbese ibyo ubwiriza ubivoma he? Ibyo ubwiriza ubivoma he? Ni isoko uvomamo ibyo ubwiriza. Niba udafite umwanya wo kwiyiriza ubusa no gusenga, guca bugufi, uhamagara Imana, winginga Imana, ibyo ubwiriza ni ibyawe, nta muntu ubiguha. Ni ibyawe, ubwiriza ibyawe, nta soko ubivomaho. Kuko isoko tuvomaho ni amasengesho. Wahimba indirimbo ute utagira umwanya wo gusenga? Iyo turi mu gusenga niho tuvoma, umwuka akamanuka akavuga ati imukondo bafite ubukene ubu n'ubu, none mvuganye nawe mu ndirimbo. Haleluya! Imana iturengere. Ya ndirimbo ukayizana ifite amavuta, ije gusubiza ibibazo bigize ute bihari, kuko wabikuye mu mbaraga zo gusenga no kwiyiriza ubusa.
wabikuye mu mbaraga zo gushaka Imana, wabikuye mu mbaraga zo guhendahenda Imana. Uyu munsi ndaza kurondogora ngahusha intego kumenya agaciro k'itorero ryawe. Kiramugenze ngo kumenya agaciro k'itorero ryawe, mukore muno kumubwira kumenya agaciro k'itorero ryawe. Inkuru y'umwana w'ikirara Luka 14. niba watinze kuhagera nanjye nahisomera, ariko niba wahageze wasoma. Adusome umurongo wa 11. Kuko umuntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi. Oya, wasomye ni Luka 15 umurongo wa 11. Igihe waruka. Kandi arababwira ati, kandi Yesu arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. hano umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, maze muri ba bahungu babiri hari umuhungu w'imfura hakaba n'umuhungu w'ubuheta. data mba umugabane w'ibintu bigwiriye. Ariko bukeye muri ba bahungu babiri, umwe yitegereza kuba kwa se no kwamara umwanya muremure, abona bidahagije, aravuga ati igihe kirageze kugira ngo nsabe data abe umugabane wanjye. Nuko arabanya amatungo ye. Abwira se ati, data mu umugabane wanjye kuko mushaka. Ise aramwumvira, arangije amuha umugabane we. Amatungo ye iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose. Maze wa mwana w'umuhererezi amaze kubona wa mugabane we, aravuga ati, ndatunze, meze neza, mfite ibintu bitandukanye, none reka mfate umugabane wanjye ngiye kuwukoresha icyo nshaka. Aragenda ajya mu gihugu. Arangije asiga se na nyina, amaze gusiga se na nyina ajya mu gihugu ashaka. Abawicaye gato twakire neza ijambo ry'Imana. Iteka akajya gukora ibyararikiye. Iyo muvuzeho ubukanze rutenderi, abantu bashaka kuba mu itorero ariko bagakomeza gusinda, abantu bashaka kuba mu itorero bagakomeza gusambana, abantu bashaka kuba mu itorero bagakomeza ubwibone, abantu bashaka kuba mu itorero bagashaka gukomeza kwambara uko babonye. Kuwa gatatu turi mu masengesho, umwana w'umuhungu yarahagurutse arabwiriza. Yabwirizaga ku isomo rya Tamari agusha. Aravuga ngo Tamari arisesura, niko muri Bibiliya handitse. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo Tamari ariyoberanya. Hanyuma Bibiliya ntagatifu ikavuga ngo Tamari yo kwambara, ariko ipantaro yari yambaye kugira ngo uyikuremo bisaba ishashi. Bagahimbaza ipantaro asaba ko bayakuramo ari uko bambaye amashashi. Ufata ishashi ntabwo bazanywe no kwakira agakiza, ntabwo bazanywe no kubwiriza Yesu ko ari umwami, ntabwo bazanywe no kugendana n'Imana uko bwije n'uko bukeye. Baje gushyira ibihangano byabo ku isoko, nibamara kubona ababigura uzabashaka ubabuye. Nasomye ijambo ry'Imana ryambwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto bera zirabagaragaza, imbuto bera zirabagaragaza, imbuto bera bagendana nazo, imbuto bera ni indimu, imbuto bera ni ibikomboro, imbuto
ngombwa. Bene abo ukibatera ngo mwene data nizihe mbuto wera mu itorero ry'Imana? Ese ni imbuto z'agakiza? Ni imbuto z'urukundo? Ni imbuto zo kwihangana? Ni imbuto zo kubabarira? Ni imbuto zo kugendana n'Imana? Cyangwa ntabwo ari imbuto zo kugendana n'Imana? Iyo tugeze ku mbuto abantu babibona nk'ibyoroshye, abantu dukunda kuzura umwuka wera, ariko kwera imbuto z'umwuka wera ukabishaka ukabibura. Muri 2011 nari mfite moto ya TVS kabirite, umumotari wayitwaraga yakoreraga hariya ku ishusho yari iki? Yari imaze amezi abiri. Ibyo bivuga bifite fagiti, bifite ibimenyetso. Araza buri mumotari ati uyimbare ngende ndagaruka. Uko yakagiye ntiyigeze agaruka, ayijyanira ko burundu. Imbuto z'umwuka wera arayijyana. Nari nayiguze $1,360,000. Amaze kuyijyana igendera ko burundu, na n'ubu ntiyagarutse. Ikibazo rero cyari gisigaye kwari ukwera imbuto z'umwuka wera. Hari ibideni $600,000. Abantu bakina n'Imana, abandi bakabyina mu rusengero, abandi bakaririmba, ariko Imana ntibayizi. Imana turayivuga, ariko Imana uyibona. Iyo uhagaze hagati y'ikigeragezo ukera imbuto z'umwana w'Imana. Haleluya! Ko nawe bayikwiba iragenda ute? Ndangije ndamubwira ati rero haleluya. Iyo umaze kubabarira umuntu uba ugiye kurwana urugamba rw'agakiza wakiriye. Bansaba ibimenyetso byerekana ko iyo moto itakiriho. Njya gushaka attestation de non assurance muri kampani 8, bivuga ngo iyo moto nta bwishingizi. Kuki ikinyabiziga mu Rwanda kidafite ubwishingizi ntigishobora gukora mu Rwanda? Nagombaga kuzana icyangombwa cyerekana ko amakampani y'ubwishingizi. Umwaka wa mbere urashira, umwaka wa kabiri urashira, ku mwaka wa kane reveni inyishyuza $1,200,000 z'imisoro. Ko watanze imbabazi ukababarira, nanjye ndakubabariye kandi ugiye kurwana intambara nziza. Haleluya! Iyo uyibuze mbere y'imyaka 10 ntiwakwisobanura ngo dokima yarabuze. Nari mfite rero ya dokima natanze muri reveni, nari ngibitse. Ndababwira ati ngibi naradekaraye. Baravuga ati iyo misoro tuyigukuyeho, baradekaraye. Kumenya agaciro k'itorero ryawe. Umwana w'ikirara, uyu mwana byabanye nawe yambaye ubusa riramwambika, byatumye amenya Yesu wabambwe, arasigara agenda kubera umugabane yari abonye, kubera ko yumvise ko nawe bari gutangira ibiryo, kubera ko nawe yumvise ko bazamuha akazi, kubera ko yumvise ko bazamuha
urugo rwa se, umwana wasize urugo rwa nyina, umwana wasize urugo rwa se na nyina, umwana wasize urugo rwa se na nyina aragenda ajya kubikirara, akabana nabo akabarinda akabakomeza, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Umbere Yesu icyubahiro. Muri ibi byavuze ngo kumenya Yesu ni iby'igiciro, ravuga ngo kutamumenya ni igihombo, rangije ravuga ngo bamumenye nimuze tugire ute tugende. Umwanditsi wa Zaburi ya 23 yavuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzagire ute, andyamisha mu cyanya cy'iki, anjyana iruhande rw'amazi atagisuze. Haleluya. Arangije avuga nawe naca mu gikombe cy'igicucu. Kuki yabivuze? Nukazi ko mu rugendo rwacu dushobora guca mu gikombe. Ikinanira abantu rero ni uguca muri icyo gikombe. Abantu benshi bageze mu gikombe barahagwa, baramanuka, ariko kuzikuka ngo bavemo bikabananira. Na Yesu mukaba ko mugendana, ko muririmbana, ko mukorana imirimo, none ko bamwe mujya mwivuga butumwa mukajya i Kigali, mukajya Uganda, ko babahaga amatike. Ayo matike Yesu mwajyanye ipasuri beraje. Mumbabarire, ndashaka kubabaza namwe, niba Yesu mugendana, mukagendana mu gitondo na nimugoroba, ipasuri berahe? Turavuga ko wajyanye n'inda yawe, ariko nduzumye ko wasanye na Yesu. Niba tujyanye mu kazi, njyewe n'aba n'umufundi akaba ari umuyede, niba tujyanye ipasuri berahe? Yakwicarira muri gushyira ibihangano ahagaragara, niba bigura bizaba byagenze, ariko ntuzongere kubeshya ko Yesu umugore. Niba ukorera Yesu ndagusaba ngo haboneka ipasuri bera. Niba nta pasuri yabayeho ntabwo mukorana. Niba Yesu mu rugo iwawe abaturage yawe adahari, we kuvuga ko uri umukristo. Haleluya, haleluya, torero ry'Imana. Haleluya, bana b'Imana. Mwana w'ikirara aravuga ngo ndashaka kumva ibyanjye byigendera. Abantu bamaze gusohokana n'ibyabo, ubabonaga inyuma, ariko bararangije gusohokana n'ibyabo. Arimo yigisha aravuga ngo abantu bakiriye Yesu nk'umukiza, ariko bananirwa kumwakira nk'umwami. Bazi ko bakiriye Yesu, ariko ntibigeze bamwakira nk'umwami w'ubuzima bwabo. Bamwakiriye nk'umuntu uje kubakiza, bamwakiriye nk'umuntu uje kubatabara, bamwakiriye nk'umuntu uje kubaha ubutunzi, bamwakiriye nk'umuntu uje kubakiza indwara, ariko ntibigeze bamwakira nk'umwami w'ubuzima n'ubugingo bwabo bwa buri munsi. Haleluya. Oh, haleluya, torero ry'Imana. Yesu wamwakiriye nk'umwami n'umukiza wawe, cyangwa nawe uracyari uyu mwana w'ikirara? Magambo twasomye aho twagarukiye, batubwiye ngo uyu mwana yabwiye se ati mu mugabane wanjye, ubundi cyanzanye mu itorero ni ukugira ngo nsubizwe ibisubizo byanjye, naho ibindi ntibindeba. Naho ibindi ntibigisubize
ryawe urimariye iki? Ninde waba umunyamuryango w'ikibina adatanga imigabane muri icyo kibina? Birikamo ko nari uzi gukora ibyiza. Ninde wabashutse? Ninde wabashutse we? Ko nari uzi gukora ibyiza. Yemwe bagaratiye b'abapfapfa. Ninde wabarose? Ko nari uzi gukora ibyiza. Ninde wabashutse we? Ariko Imana iturengere cyane mu izina rya Yesu. Ndabinginga mu izina rya Yesu ngo nigarukire nanjye ndabagarukira. Haleluya. Tuzamure Yesu amaboko. Haleluya, haleluya, torero ry'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Reka dukomere Yesu amaboko. Ko mwari muzi gukora ibyiza. Ninde wababujije kubikora? Ko mwari muzi gusenga. Ninde wababujije gusenga? Ko mwari muzi kwizera. Ninde wababujije? Abacuranzi, haleluya. Abacuranzi, haleluya. Twese baduseye twese. Reka nishakendekera kuri ibyo bitatu. Haleluya, torero ry'Imana. Kunda Yesu cyane. Ndamukunda umwana w'Imana we. Imana, wumva hari amagambo kuri wowe. Wumva hari iyerekwa iburyo rihari, ibumoso rihari we. Nabwiye abapastori b'iwanjye ndababwira iti Imana yavuganye nanjye ndambwira ngo mbabaze ngo kuki musaba mukamusoma kubara 18 ndambwira ngo abatambyi nabo batange kimwe mu icumi cya kimwe mu icumi. Mu yandi magambo ayo bahembwe n'imitungo yabo n'ubuzima bwabo nabo batanga icya 10 kuri byo. Batagitanga muzagibwaho n'urubanza. Cyangwa musubire muhitamo gukomeza urugendo cyangwa se musubire. Ariko muri byavuze ngo yemwe abasubiye muva ikuzimu kwa Nyamutezi mukarekura umusaraba ko beshejwe Yesu. Ndashaka kubivuga nihuse kuko Bibiliya yatugendanirana iruhande rw'amazi adasuma amaze kwinjira mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Imana irashaka kubishyira muri icyo cyanya. Agaruke ko natangiye kubwiriza kuri mugakiza ni ukuba warakiriye Yesu ng'umukiza. Mureke kwihuta, imodoka zose bazishyizemo sipidi gavana. Umukiza wawe subiramo se ngo biroroshye kumwakira nk'umukiza nabivuze, ariko kumugira umwami w'ubutunzi bwawe n'ubuzima bwawe biragoye. Muri 2005 nagiye kuyobora paruwasi ya Rutanzi mvuye mu mujyi. Père Patio Finale Seigneur navyandikiye kubera ibyo
rusengero. Ikinyarwanda bivuga ngo nzakora ibyo nshoboye, ibyo ndashoboye biharira Imana. Ariko Imana yo kabyara ahungu nakobwa nyuma y'imyaka ine nari gushusha urusengero rw'amatafari ahiye runini rufite metero 30x12. Twakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Icya kabiri ni ukwihana. Abantu benshi ntibajya bihana, babaho ariko ubuzima bwabo ntibajya bihana. Iyo bakoze icyaha ntibagira umwanya wo kwihana. Ni abaririmbyi ariko ntibihana, ni abakirisitu ariko ntibihana. Kugira ubuzima bwo gusenga, icyo nahereyeho kare babwira ngo umukristo nyakuri akwiye kugira igihe cyo kwiyiriza ubusa no gusenga. Daniyeli yari umwe mu bategetsi babayeho bakomeye. Daniyeli Bibiliya iravuga mu gitabo cya Daniyeli ngo umwami ngo yategekaga ibihumbi 120. Ngo bukeye ngabigabanyamo intara zitandukanye, ngabikashyiraho abatware 3 bamwungirije. Muri bo ngo Daniyeli yaragize ute? Yararimo. Ariko Daniyeli, tekereza niba hari abatware 3, bivuga ko Daniyeli yategekaga ibihugu 40 abazi imibare 40 mukano, bigatuma udashobora kwiyiriza ubusa. Tugiye gusenga abasobanura umwati no mu buzima, iyo minsi 40 sindayikora. Undi ati ngiye nirwariraga igifu, cyabikora niba ari ukurya tukaza tukabura nimugoroba umukire nsanga akora. Mukristo nyakuri umwana w'Imana agira ibihe byo gusenga. Ubwo mperuka hano mu masengesho nari mfite ubutumwa Imana yari yambwiye ngo agakiza ntakimbere, ariko ngo bene uwo mudayimoni nta kindi gishobora kumwirukana uretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Abantu benshi Imana imaze kubagirira neza, akaryama ku ndebe ngize. Yari akomeye, ari diregiteri wa World Vision mu Rwanda. Ariko mu gitondo abaye umuyobozi w'itorero. Niba twiyiriza ubusa dukora muri leta, ni gute tutakwiyiriza ubusa turi gukorera Imana? Niba utagira igihe cyo kwiyiriza ubusa, amabwiriza uyakuraye? Ubikura muri wowe. Ubwo n'itorero ni iryawe, na korali ni iyawe, n'abakristo ni abawe. Dusubire kuvuga ko ari Imana. Niba ari none kwisenge ku musaya, nabi Imana ute utajya kwakira amabwiriza avuyeyo? Musi waba guverineri ndutanga amabwiriza avuye kwa perezida, waba ministre ndutanga amabwiriza avuye kwa perezida. Nose utanga amabwiriza yawe ubwo muri simbabagusha babayeho ubuzima budasenga. Usabona bari gufata ibyemezo, uri perezida wa korali ndukandegera mu kigo cy'amasengesho nayo. Hari umukristo utageza mu masengesho uraka ari umuyobozi, ariko iyo amasengesho arangiye saa 9 igeze ahita yitaba iperukura ngo cyabe ikigo. Ijambo ry'Imana ni byo kurya by'umukirisitu. Yesu anesha Satani, yaramubwiye ngo handitswe ngo yataza kugira ibyanditswe byera muri we ntiyagombaga kumunesha. Korali muhaguruke. Yababwiye ko iniforume iri imbere, abo kugura iniforume murabishobora, ariko ntiyigeze ababwira ko
ijambo ry'Imana n'iryo riri imbere. Ubu rero tugiye kwirukana dayimoni, muhaguruke buri wese amwirukanisha iniforume ye yambaye. Biriya izo kuntu mwabereye, ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo uvuga ko uriho nyamara uri indumbi. Kuwa mbere bamupimye basanga afite inzara y'imyaka 20. Atarya kubera ko baramupimye basanga atarigeze arya ngo ahage mu buzima bwe. Akarya akamamuza, akarya akamamuza, akarya akamamuza. Muri 2017 mu rugo twigeze gusonza, turasonza. Nababwiye ko njyewe mfite abana 9. Icyo gihe nari mfite n'abandi ndera. Hari abantu batagira umuco, batagira gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ryiza, bituma umukristo akura, bituma agira imbaraga, bituma agira ubushobozi, bituma agira agakiza kubera rya jambo ry'Imana. Ndi hafi kurangiza kuko ndashaka gusoza. Kuba mu itorero, uruyuki rutagira umuzinga barwita iki? Umuyugiri. Umuyugiri ni ukuvuga ngo niba uriho utagira itorero ubarizwamo, ntabwo uzaba umukristo ntibizakwejeje. Imana iki umwuka wera. Ihari ibintu byose birakoreka. Iyo umwuka wera ahari, abantu bera imbuto. Iyo umwuka wera ahari, agakiza karagaragara. Iyo umwuka wera ahari, intwaro z'umwuka wera zirakora mu itorero, ibintu byose bikajya kuri gahunda. Iyo umwuka wera ageze mu buzima bwawe, ahindura ibintu byose bikaba bishya, imbaraga z'Imana zikaboneka. Icya 8 ni ibigeragezo. Kimwe mu bintu biranga umukristo w'ukuri ni ibigeragezo. Ibigeragezo, nasomye ijambo ry'Imana muri Yakobo. Imana yasezeranije bamwe. Ibigeragezo nibyo bitwereka ko turi abakristo nyakuri. Amen. Amen. Icyanyuma nsoza ni ukumenya gutanga. Ni ihame umukristo gutanga. Haleluya. Oh haleluya, torero ry'Imana. Hari ikintu Imana yanyigishije muri ino minsi maze igihe kirekire ngize. Abantu bitwa bavuga butumwa benshi ntibajya bakira. Mumbabarire, ntibajya bagira ute? Impamvu badakira, babwiriza gutanga ariko ubundi babikora. Amadolari none zazamutse zabaye 700 z'amadolari. Uramubwira ati rero ngwino tujye kurya aho abakire basanzwe barira. Aho abakire basanzwe barira rero ntabwo ari ngaho murira. N'igaburo ry'abakire usanga ibisuperi 10 rirambitse imbere yabo. Niyo mpamvu abantu bajya mu bukwe bagataha bari gutura amangati, kubera ko agera mu bukwe agatekereza ngo buri gisorori cyose aracyarura. Ngo bageze aho abakire basanzwe barira ajya kwarura. Uwo bari bajyanye aramubwira ngo turukwarura byinshi arura duke, kuko ibyo kurya byose biri hano ni ibyacu, turarya, twemerewe kurya kuva saa 2 kugeza saa 5. Ukurashaka ujya urajya gufata duke duke. Bararya bageza saa 5.
hari ikintu bita igisafuriya, bamwe ndi mu kizi. Igisafuriya aba ari ibirayi birimo inyama cyangwa ibitoki birimo ingoko. Iyo batanze komande y'igisafuriya rero barakikuzanira. Umugabo ararya, ariko bamaze kurya wamukire ndiyamuha n'itike ndiyangira icyo amuha, arangije arataha. Ageze iwe aribaza ati kuki buri gihe njyewe nsengera abandi bakabona imigisha bakazamuka mu kubera iki? Ategereza ijwi araribuka. Arangije ngajya mu tasenga umunsi wa mbere Imana iramureka, asenga uwa kabiri Imana asenga uwa gatatu iramureka. Arangije asubira mu rugo. Imana ivugana nawe ageze mu rugo, iramubwira ati impamvu udakira ni uko utazi ihame ry'abakire. None Mana ihame ry'abakire ni irihe? Imana iramubwira ngo ihame ry'abakire nirivuga ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Haleluya! Imana bigishwa agakiza, ariko ntibigishwa ihame ryo kuba bakire. Ninde muri mwebwe ujyaga gusarura hatabizi? Ninde uhingaga ibigori akazasarura amasaka? Ndi mu nzira nibashije impamvu ndaratunga imodoka. Nukuvuga ngo natanze igare, hanyuma haza moto. Natanze umurima, ngira umwarimu natanze umurima. Abati umurima muzawugurishe mwubake n'urusengero. Ubu ubatse urusengero bita Rukukumbo mu bice by'iriya iwacu. Imana imba imirima. Uzarebe abantu bambaraga amakoti gacitse ni abanyabugugu. Wanagenda gucika bikuremo hari undi wikeneye yego cyangwa oya. Iyo umaze kwikura mu karimuha uwo mwanya Imana izanagira ishaka. Nukomeza kwizirika ku makoti uzajya unanambara ibicurutse kuko ari byo waremewe. Ngubu ndi gusenga Imana hari ibyo mfite mu rugo, ariko nari guse muri 2021 ndi gusenga Imana ngo Imana imishuri wikeneye uzajyambara agashima Imana. Aya mafaranga mbarihira nyakurahe. Leta imbajije ngo ayo mafaranga uyakurahe, nasubiza ko nyakurahe. Leta ivuze ngo nyakurahe. Hari umwe wiga icyambugu, hari uwiga bagakuyakurahe, bagufunga. Namenye ibanga ryitwa gutanga. Iyo ngenye niho ndanga. N'ubu ni mugoroba nagiye gusenga, ngezeyo mbonye ntacyo gutanga cyo mfite. Ngira ngo turi gusenga natishate rikamba ijana. Harimo 250, ndabije umwe mu ijana, undi mu ijana, undi mu 50. Mubanzirize kwiga gutanga icyacu. Cyane cyane abakozi Imana bagenzi banjye, mwe muhembwa mu cyacumi, niba mutagitanga mufite ibibazo. Kuri umunyarwanda usarura utabizi, ubundi kizitabo sura itanu yawe ndayitanga. Ni gute ushaka Imana iguha ariko ukaba udashaka gutanga icyacu? Imana iguhe ariko wowe kuyigarurira gutanga icyacu. Niba udatanga icyacu, iryo torero ni iryawe, ntabwo ari iry'Imana. Itorero ry'Imana ni itorero ry'inda yawe.
mbisubiyemo ndashojeje n'abazi kuba umukozi w'Imana uri umukozi w'inda yawe. Muhurira he na Yesu? Raporo yimuhajyanye. Niba Yesu ari we deje wawe, wewe ukaba uri chief executive officer, uri umunyamabanga utanga raporo kwa deje byawe, nose naza gukontorora ibitabo uzamubwira ngo kubera ko naho muhurira gukontorora ni ibyawe, ni itorero ry'inda yawe. Dusobe uvuka ari itorero ry'Imana n'abakristo n'abawe ndagara b'Imana kuryangana Imana bamugisha bayobozaho n'abaratinze mu mbabarire. Reka nsoze ibindi tuzagira umwanya wo kubiganira. Ndashira arareka muri ibi bintu bigira ku 9 ni ibihe wubahiriza. Urumva ukeneye amasengesho, urumva ushaka kugaruka, haguruka dufatanye gusenga Imana. Yesu umwana w'Imana, turagushimira izina ryawe rihabwe icyubahiro, turagushimira abashyitsi n'abasangwa, turagushimira umwuka wera umuyobozi w'itorero, turagushimira abayobozi washyize ku mutima kugira ngo bashyireho iki giterane cy'imiburo. Abakristo bongere bahembuke, bongere basubire ku rufatiro, bongere basubire mu nzira, bongere bakire agakiza, bongere bamenye Yesu n'umwami, be kumubona nk'umuntu umanura imigisha, umuntu umanura imitsima, umuntu umanura byose, ahubwo bamwakire nk'umwami w'umukiza. Turagushimira abahagurutse, reka bahaguruke mu mitima yabo, natwe gukiranuka kw'Imana kuri aba bantu. Amaraso y'umwana w'Intama w'Imana nabeze, ubuntu bwa Kristo Yesu nibubeze, neza ya Yesu nibeze, agakiza ku mwana w'Intama w'Imana kababeho, babone kuba abanyamugisha, bagarukira Imana batunganijwe ari bazima. Abasohotse bagaruke, batakiri mu Mana bagaruke mu Mana, abatakizwa bongere bakizwe, kandi abakira agakiza bagakomereho. Urakoze mwana w'Intama w'Imana, utanga umugisha muri iri torero, uryagure mu buryo bw'umwuka, kandi imbaraga zawe zidasanzwe zikora ibitangaza mu Kongo, zikora ibitangaza Karuberi, zikora ibitangaza Moriya, zikora ibitangaza mu Bwiza, Imana. Urakoze kutugiriye neza kandi kudufashishije imbaraga zawe, mu izina ryawe Yesu tubisabye, amen. Tugira kwizera ko Imana iri hano, Imana irakugira neza, urakira mu izina rya Yesu. Imana yacu, Imana nziza, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi. Umwanya turi imbere yawe, tukweretse ubwoko bwawe, abahungu n'abakobwa wiyongeye, bazamura ibiganza, bakwereka ko bababaye, babajwe n'imibiri yabo. Ni wowe wenyine wo kubakiza, nta wundi wabagira neza. Ijambo ryaratubwira mu Gutegeka kwa 2, Uwiteka niwe ubandikiza, kandi wakijije Abayisiraheli ubwoko bwawe, kandi indwara n'ibigeragezo wateje Egiputa ntabwo bizagera ku bwoko bwawe. Niyo mpamvu tugusabye ngo urambure ikiganza cyawe, maze buri wese umukoreho, buri wese umukandakande, azamukira mu izina rya Yesu, atahe ibazina ryawe, atahe gushima